kuko iyo utagize umuco utora ico ry'ahandi. Abavandimwe baberaho gufashanya. Ese kubaca umugani mu Kinyarwanda ngo akatiyambitse ntikambika mushiki wako. Akatiyambitse ntikambika mushiki wako. Waba ntacyo wimariye ukagira icyo umarira undi muntu. Eyo ni umuhungu wanyu Pionika Suez. Iyi ni Legacy TV. Chimno wako subscribe uherere mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba y'Iburasirazuba umujyi wa Kigali. Uri umuntu w'ingenzi kuri Legacy TV. Diaspora muri ku migabane itandukanye, Amerika, Oceania, Asia, Uburayi n'ibindi bihugu bya Afrika. Muri abantu b'ingenzi ngaha. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro n'umusore waturutse Kayonza n'amaguru akagera ahangaha i Kigali avuga ati ngewe aba junior Rumagabo bakorera barababeshya. Nje kubaho ubusizi buhambaye, ubusizi budasanzwe. Legacy TV nanjye mumfashe bugere ku bantu bose. Nyina twaganiriye imbere numvise ari umuhanga cyane. Reka ubuhanga bwe nawe muze kuburyaho, muze kubona, muvomemo ku isoko y'ubuhanga. Bro, wiriwe cyane. Mirema. Amakuru yawe Meza. Urakomeye cyane. Cyane. Ko wari ufite courage tuvugana zigiye. Zirahari. Urazifite nyinshi cyane. Cyane. Okay, so tangira ibwira abanyarwanda Abadukurikira cyangwa kuri Legacy. Niyo mugabo wa manzi wa mutari arugera inyange ibyo nyarwanda ganyambi ndangamyambe nkorongo ibyo bintera kwimba amanyi imbaraga ndrudakangwa ntimuye impinga bya makamakoza ndingaruka mu mahina riri ntwaza abafosi dahusha umwanzi ndijya mu kamera rwo muhogo nkarushukereza guhogoza rudatetereza bataramye nataramye naho utahanda umuhanzi w'umuhungu wazigiye sindangwa higihemo ndiruka akarwa imirindi irangira mu bicu imbavu n'imbaraga byemere ko umushakamba ariko kandi nkagira n'umuco kuko iyo utagize umuco utora ico ry'ahandi nkabifashwamo n'ingabo yanjye ingangayira ku giti cy'inganza amarumbo iyo muganga yise urukingo ncambitse mu ngingo idindira ubugingo kugeza aya magingo. Bro. Yo. Kurenze ugenda muri kamera abantu bakubone neza one umuntu ufite inganzo nk'ingi yuko ntameze kabisa. Nkubwiye ngo ari ikintu numvise ko nankubeshye. Oya, nago ushatse kuvuga ko nivovose navuze gake gutyo. Kwivovota sikaye dukwiye. Kwivovota ni bwa buryo uvuga wiruka cyane ku buryo umuntu atakumva. Yita kwivovota. Uri umusizi? Ndi umusizi. Ukaba n'umuhanzi cyane. Okay. Kugira ngo abantu b'Abanyarwanda batwishime cyangwa se bishime ikiganiro cyo kugirana. Banzu bacishiza akantu kamwe kagasigo kamwe n'akaririmbo kamwe. Ubu tutagiye twandika. Umuntu kuvuga ngo ni indirimbo ngiye kujyana nk'igisigo hanyuma nindangiza nje kuyiririmba bumve na melody yayo. Indirimbo iravuga ngo nzozi nziza narose kera nkiri muto nkubaze kuki wambeshyaga ugatuma numva nzava umuntu ukomeye ese kuki wambeshyaga uko iminsi ishira ugenda unsigira ubusa nkagenda ndushaho kwiheba nagisha inama bakandema agatima bati ibyiza biri imbere none ubu abana mbyaye nibo bampatse reka nceceke batanyumva natewe ntiteguye Imana ntibansigira n'uwarika dore nta rubanza rw'umwe ndatabaje ni mu ntabare kuko ndabona ndi njyenyine ese kuki ibyo nkunze Imana bimpunga bikansiga ese kuki ibyo nkunze Imana bimpunga bikansiga mama wambyaye n'umuruho yagize ashaje ntamushimiye data wambyaye n'ukuntu yankundaga ubu yankuye amaboko nkunze umukobwa ngo ampoze anyongerera amarira ese ko bavandimwe baberaho gufashanya abanyenza bamarira iki natewe ntiteguye Imana ntibansigira n'uwarika nta rubanza rw'umwe ndatabaje ni mu ntabare kuko ndabona ndi njyenyine hanyuma tugashyize mu ndirimbo karigena ngo suzi nziza narose kera nkiri muto mubaze kuki wambeshyaga ugatuma numva nzava mu muntu ukomeye ese kuki wambeshyaga uko iminsi ishira unsigira ubusa nkagenda ndushaho kwiheba nagisha inama bakanema agatima bati ibyiza biri imbere uwo banambyaye ntiwabampatse reka nceceke batanyumva natewe ntiteguye Imana ntibansigiye n'uwarika uya nta rubanza rw'umwe ndatabaje ni mu ntabare kuko ndabona ndi cyenyine ese kuki ibyo nkunze Imana bimpunga bikansiga ese kuki ibyo nkunze Imana bimpunga bikansiga
bikansiga mama wambyaye murugo yagize ashaje ntamushimiye data wambyaye kuntu yankundaga ubu yankuyeho amaboko babyumvise. jya muri comment wandike ngo uyu musore arashoboye. Iryo jambo nshaka kugira ngo uvuge gusa. Ariko mbere yuko noneho tujya muri urabona iki gisigo uvuze cyangwa se indirimbo, reka tube nk'abasubiye inyuma gatoya. Wavukiye he? Wavukiye mu muryango w'abana bangahe? Ukuruti? Okay, navukiye aho bita Kibungo, ahantu bita ndumva bajya bambwira ababyeyi banjye ngo ni Isakara. Then ariko muri no mystery Kayonza, navukiye mu muryango w'abana 9. Ndi umwana wa 4. Uri umwana wa 4? Nageze ngo wabaye Nyabyenda. Ako ndi umuhererezi. Ariko umwana wa 4 bamwita ngo gute buriya nko mu Kinyarwanda ra? Ubwo sinzi uko bamwitse ubwo twavuga kereka tubivuze mu Kinyarwanda cyo. Ubuzima bwawe rero uvuka cyangwa se unakuru umaze kuba mukuru, bwari bumeze bute? Bwari ubuzima bushimishije cyangwa bwari ubuzima bumeze nk'ubabaje ukuntu? Urabizi ko bavuga ngo nta byera ngo de, ntabwo byari bimeze neza, ariko nkurikije iyo ndirimbo uko igenda cyangwa se uko nakubwiye ko ari story yanjye, byatangiye mbese ubuzima nifuza nk'uko umwana wese yifuza, akavuga ati nge ndashaka kuzaba uyu n'uyu, ariko mu byo nifuje byose nta na kimwe cyampiriye. Niyo mpamvu natangiye nkubwira gutyo, nkubwira nti inzozi narose cyangwa se ibyifuzo nagize ko nta na kimwe kuki wambeshyaga. Ntabwo byari bimeze neza. Okay. Ufite ababyeyi bombi? Mfite ababyeyi bombi. Ujya kugira igitekerezo cyangwa se inzozi zo kwandika iyi ndirimbo yawe, byaje ute? Wabitekereje ute muri make? Iki gihe njya kwandika ino ndirimbo nari mfite akababaro kenshi, kuko hari ahantu havuga ngo ubu abana mbyaye nibo bampatse reka nceceke batanyumva. Icyo gihe nakoreraga umubosi, ari umuhungu nakoreraga ariko yari umwana kuri njye naramurutaga. Ebana kampemba nabi, ibintu nyine ubuzima bugoranye tu. Kandi icyo gihe ntabwo nari nkiri kumwe n'ababyeyi, hamwe n'ababyeyi ntabwo nari kumwe nabo. Ebana ibintu bigoranye. Amagambo agize iyi ndirimbo hafi ya yose niyo story, ni ibintu bya nyabyo, nta bintu by'amakabyo birimo. Bitubwiye tubiyobera abantu abanyarwanda bamenye ibyo bintu ngo ni ibihundi muri rusange. Okay, urabona aho mvuga ngo mama wambyaye n'umuruho yagize ashaje ntamushimiye, data wambyaye n'ukuntu yankundaga abo yankuyeho amaboko. N'ahantu mvuga ngo ese ko abavandimwe baberaho gufashanya abanye nzabamarira iki? Umubyeyi hari ibyo bita ndinda dawe na ndinda mwana wanjye. Iyo ugeze igihe wakamufashije ukaba nawe nta kintu ufite, mu by'ukuri muri bike bye waramubonye mwarabisangiye, icyo gihe uhita wumva ko ndinda mwana wanjye we ntabwo uri kuyikora mu gihe yakoze ndinda ibyo yarashoboye yarabikoze. Okay. Ikindi, umubyeyi nta mubyeyi wishimira kwibaruka umwana ntamukurikize ntamubona atera imbere, biramubabaza. Ikindi, hari umurongo muri Bibiliya uvuga ngo abavandimwe baberaho gufashanya. Ese ko baca umugani mu Kinyarwanda ngo akatiyambitse ntikambika mushiki wako. Akatiyambitse ntikambika mushiki wako. Waba ntacyo wimariye ukagira icyo umarira undi muntu? Ntabwo bibaho. Urakuze wa mugabo. Bibaho. Wako nagira ngo umwana ariko ibiganiro gucana wagira ni aba pasiteri byisi. Okay. Urayanditse irasohotse igihe hanze. Ni ikintu n'ababyeyi bawe bakimara kumva iyo ndirimbo cyangwa se igisigo kimeze nk'ikibiseguraho ukuntu bakubwiye? Okay, nagerageje kubihisha papa kubera ko navuze ko ngo data wambyaye n'ukuntu yankundaga ubu yankuyeho amaboko. We kuko arabizi nkunda gukoresha Ikinyarwanda gikomeye cyane, indirimbo ikaba yatangira ikarinda isoza nkoresha imigani ndazifite zimeze zityo ku buryo umuntu atapfa kumenya ibyo ari byo ahubwo abyumva nsoje indirimbo. We ntabwo yabyitayeho cyane, ariko nagerageje kubimuhisha kuko nzi ko azi Ikinyarwanda yahita abimenya akababara. Ayo maboko se yagukuyeho cyangwa n'iby'abahanzi? Okay, ntabwo ari iby'abahanzi, nta nubwo ayo maboko yayankuyeho, ahubwo hari uburyo intare ibyaye umwana iramugaburira, hari igihe kigera
ikamukanga cyangwa se ikamuhana cyangwa ikamukabukira ati jya kwihigira nawe jya kugira gutya ya ibyo byarabaye kuko papa wanjye adakoze ibyo bintu ntabwo yaba ari umubyeyi mwiza umubyeyi mwiza ni ukwigisha kurya ifi ndetse akakwigisha no kuyirobera ubu ngubu ababyeyi ni mu bana oya ababyeyi ubu ngubu ntabwo tubana nabo ba mu kavumo ibyo bita kavumo oya ntabwo mba mu kavumo ubuzima nyine tu ariyo mu kinyarwanda nibyo bita ikibahima ikibahima mu kibahima mbere ni ikibahima ni ikibahima ngiye kuvuga indaro kuko indaro ni hahanda urara muri saro cyangwa se wenda hari n'aho bavuga ngo indaro niyo abazimusimbize okay ingara amakirambi ni wundi uryama muri saro mu kirambi ni muri saro hamwe baca bavuga ati jya kuvoma nuko nguko ubu ngubu umaze kugira ibisigo bingahe n'indirimbo zingahe ubu mfite indirimbo 73 izikoze n'eshatu 74 zavuye muri umutwe wawe ziri muri uyu mutwe wanjye kuko nta handi hantu nandika mu mutwe nubishaka ufite umwanya muremure umbwire nkukorere mpere ku ya mbere ngeze ku ya nyuma zose wazirangiza uziririmba nazirangiza nasubwa mu buryo bw'amagambo nkanaziririmba dukubitira ku yindi ya kabiri igisigo kimwe ku yindi ya kabiri aravuga ngo nta wanga ibyiza arabibura ntawe ndabona bavuga kaberwa n'amarira imyaka ijyana iby'isi nk'amazi ahurura niko wansize ibyinshi byotsa amatama rukundo nagukundaga ntitwara abo gusaza ko nicaye ijoro n'amanywa nkutegereje maze nkakubura maze uburyo ivuga mu ndirimbo iravuga ngo ntawanga iby'isi arabibura ntawe ndabona bavuga kwaberwa n'amarira imyaka ijyana iby'isi nk'amazi ahurura niko wansize uko nicaye ijoro n'amanywa wowe ngutegereje maze nkakubura oya sinarinzi ko bizatinda bigiheza biganza bikabamariza nyamuneka wagiye he ko wansize mu bwigunge na bya bitwenge nagiraga iyo mvura narayugamye umutima wabaye itungo shingigira ugaruke shingigira ugaruke nukurura kumowe shingigira ugaruke shingigira ugaruke nukurura kenewe shingigira ugaruke shingigira ugaruke nukurura kenewe aturubwa rubonye nyirarwabanseka nimwiyongere ariko amenya tosa seka yumyaza yasanga shyamba rimbanye ishyanga murabeho n'abahetsi akadekera ndekera ubwo iyo ngiyo yashatse kuvuga iki nge nazimiye pe iyo ndirimbo iravuga ko ntawanga ibyiza arabibura ntawe ndabona bavuga ko aberwa n'amarira uvuga ngo nta muntu wanga ibyiza arabibura nta n'umuntu ndabona uberwa n'amarira imyaka ijyana iby'isi nk'amazi ahurura niko wansize ko nicaye ijoro n'amanywa nkutegereje maze nkakubura oya sinarinzi ko bizatinda bigeze aha ibyinshi byotsa amatama urukundo nagukundaga ntitwara abo gusaza biganza bigabamariza nyamuneka wagiye he ko wansize mu bwigunge na bya bitwenge nagiraga iyo mvura narayugamye umutima wabaye itongo shenge gira ugaruke nuko rurakumbura noneho igitero cya gatatu kiza kivuga ngo urubwa rubonye nyirarwa banseka nimwiyongere ariko amenyo atose aseka yumyaza yasanga ishyamba rimbanye ishyanga murabeho ntabahetse dore nta nagatotsi ngo ndebe ko nakabyinzozi agahinda sumuraza umwana w'umuganza narayikuruna agahinda sumuraza umwana w'umuganza narayi mu rubanza neze bya biganza ntakambiranya kuganza narambaraye hasi nteze nabi nk'imizi akira kabisa urubuhanga ubwo ibiganza bigaba amariza ni iki ibiganza amariza ni inka ibiganza bigaba amariza ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ko wangabiraga amahoro abanyarwanda baracyari kabisa amahoro yanjye ubuzima bwanjye ibyishimo byanjye ni icyo bishatse kuvuga ibiganza bigaba amariza hari akantu ndavuze ngo abanyarwanda baracyahari hari umuntu honorable minister Bamporiki Edouard aho aratubwira ati muvuge ikinyarwanda akavuga ikinyarwanda nyine ubona ko kinagoye abantu benshi kikatunanira kikaducanga Bamporiki umufata ute
umubona ute mu muco nyarwanda? Bamporiki n'umuntu nkunda, Bamporiki nawe yemeye ameze nk'uko, ntabwo navuga ngo ameze nkanjye kuko hari uburyo abantu babyumva, njye mufata nka rumodo wanjye kuko azarinda ni ukurinda igihango. Hari ahantu nakubwiye ngo iyo utaye umuco w'iwanyu utora ico ry'ahandi. Ni urugero, iyo mvuze ngo iyo utaye umuco w'iwanyu utora ico ry'ahandi, ntabwo ushobora kuvuga icyongereza nk'umwongereza, ntabwo ushobora kuvuga ikirundi nk'umurundi wakibayemo akaba gisaziyemo. Hari aho wadika ugakora amakosa ukabivuga nabi bakaba bagukosora, cyangwa se bakavuga ati uri gutwicira ururimi, sibyo? Yego. Noneho aho ngaho nkubwiye ngo iyo utaye umuco w'ahandi, iyo utaye umuco w'iwanyu utora ico ry'ahandi, ufata amafuti. Hari umugabo nkunda cyane bita Rusakara na Bamporiki, bavuga ikinyarwanda cya nyacyo, ahubwo kiriya kinyarwanda nyine ni uko twishyizemo ibintu ngo ikinyarwanda kiragora. Ese ikinyarwanda cyo kuganira no kuvuga ugira ngo kirakomeye? Ntabwo gikomeye habe na gato, ntabwo gikomeye, ahubwo ibyo wirirwamo, ibyo ukunda n'ibyo umenya, nta bindi. Junior Rumaga se uramuzi? Junior Rumaga ndamubona. Okay, Paul mbonera no kumuha Paul. Kubera iki byagenze? Rumaga niba ari Tuyisenge, ndumva ari Tuyisenge. Okay, sorry. Junior Rumaga ndamuzi, naramwumvise ahimba ibintu bimeze nk'amantuza nk'amakinamico, ariko nyine avuga ameze nk'uri gutereta, tubivuge so gutereta se. Ya ni umuhanga, afite insubirajwi nziza, afite ikinyarwanda cyiza. Ubona ashoboye kabisa. Ya. Ni nk'uwe ubutumwa wamugenera? Ubutumwa namugenera nakomerezaho, komeza avuga, akoresha ururimi gakondo, akoresha amagambo akomeye ya kinyarwanda, ku buryo hari aho ushobora kuvuga ijambo nyine babyita gusiganuza, uburyo ukajya gusiganuza, wasiganuza ku muswa nyine ugasigarana nawe mugasigara mwembi. Okay, nk'umuntu uri kutureba ahangaha cyangwa se umuntu w'umwana wifuza kujya akora ubusizi cyangwa se kwandika indirimbo gakondo, ni ibintu byatunga umuntu ushobora gushishikariza undi muntu uwo ari we wese akaba yabikora bikaba byamubeshaho? Ni ibintu namushishikariza kuko ni ibintu nk'urugero naguha, hari Intore Masamba, hari Muyango, hari Tuyisenge uwo nguwo, hari ba Clarisse Karasira, ba Teta Diana, abo bose uretse no kuvuga nabo ngabo n'abandi bahanzi nyarwanda bose, ba Ken Solo, ba Kevin Kade, bose ururimi bakoresha ni ururimi rw'ikinyarwanda. Hari ahantu rwamuvana naho rwamugeza, indirimbo ifite inyandiko nziza, ifite message, ntacyayibuza gutera imbere. Ni iki umaze kugeraho noneho kuva bitangira wishimira, cyangwa na n'ubu nta kintu urageraho? Ikintu nakishimira kuba natangira music. Kuva watangira music, ni icyo wishimira umaze kugeraho? Ikintu nishimiye maze kugeraho nuko izo ndirimbo uko ari 73 izikoze ni 3, ni ukuvuga ngo 70 nizo zidakoze, ize 3 nzikesha kuba nkoresha umuziki nyarwanda. Mfite indirimbo zisohora abageni mu bukwe, mfite indirimbo zisohora abageni, mfite mvuga n'amazina y'inka mu bukwe. Igihe nturakase gake nyine urabona, uvugira inka y'isine yanjye muri ino minsi ngiye gukwa, zirimo Sine Rwasarukaza y'imbinyamibwa zivuna impuruza rwa nkubita mpabuka inyobwa batijana igenda imbere y'izindi, imwe hambaye kuruta n'amashe bivuga, zirimo n'imakabara sinyanga mutsinda ingaju n'ingeri neza n'uruyange inkiko na rusanga inkanika abahizi ndi bagize imboneza mihigo rutebeza mbuga indatirwa abahizi rudimirwa kwivuga zashotse kuri nyabyunyu rudahezwamo na bimutse uruyange. Ariko reka ndebe kuvuga nyinshi. Urabizi ko inkigira ibisekuru, ubwo uvuga iyo ikomokaho ndetse ukavuga n'izo biri kumwe, kuko nta mugabo wigira. Uvugira indi kuko akantu biseka ryoshye, uvugira indi. Zirimo Rwiyamirira yuhira imbuga rwa Mirindi ya Sempabuka insenga mihigo y'inka buri sumbye izindi nkwamarere, irushinda kubana umukamo n'igikundira ikina n'umugabyo n'abayereka impanzi n'igiterane cy'amakombe n'ijuru ya Nyamirima inganaro icyahabigaramana nga bidahomboka. Ishiwe siko bajya bavuga hariya ku ruhande? Yego. Uzi no kwita ku bajyana cyane. Okay, none se iyi industry yacu y'umuziki mu Rwanda
ubona ifata ute ubusizi? Ubusizi okay, uretse wenda nko sinzi ko nabivuga ko ariko ngiye ntarajya hejuru cyane nk'aba bakuru banjye mu muziki, ariko mbona uko biri hari urwego bavaho n'urwo bajyaho, kuko ndabyibuka hari abahanzi bamwe na bamwe nzi batangiye baririmba iz'abandi nyine bagenda bamenyekanira ku z'abandi nyine gutyo, urabizi ko ariko bigenda nyine buri muntu agira ahera cyangwa se agira umuhanzi akunda ariwo twakita nk'umuzi reference. Mu rurimi rw'ikinyarwanda ubwo ngubwo ni nk'iki gukomoraho inganzo. Okay, amafaranga ni insubiye kunuza ku bintu byawe byo kuvugira inka maze gukorera menshi nangaye cyangwa se single payment mu Kinyarwanda ngo wishyuwe icyarimwe inshuro imwe menshi nangaye? Nagiye kuvuga amazina y'inka mu bukwe. Okay, nishyuwe ibihumbi 80. 80? Wayariyemo iki? Amafaranga ibihumbi 80 icyo gihe banyishyura nari umunyeshuri, ntabwo nariye yose. Gusa birumvikana ko roho nzima iba mu mubiri muzima, nawe urabyumva. Bishatse kuvuga ngo no kurya narariye. Watsimbuye akabyeri. Tumira nk'abari kugana ku musozo w'ikiganiro turimo kugirana aha ngaha. Nakwita ko ari ikiganiro cy'ubuhanga cyuje ubusizi. Ubu nanjye Pionika nabaye umusizi. Muri Kayonza umuziki uhagaze ute? Okay, nyine urabona muri Kayonza urabona ko umuntu wese umaze kuzamuka agera gutya akajya mu mujyi cyangwa akajya gushaka amafaranga bitewe n'aho akazi kari, ariko muri Kayonza hari abana bashoboye kandi hari impano. Ndabashishikariza kuzayo. Kishari na Nawazi Kayonza barayifashe? Hariyo Kishari, hariyo Nawazi, hariyo umukobwa witwa Mutesi Dorothy. Uwo nguwo mu mungezeho? Hariyo umukobwa uzi kuririmba. Okay. So dusoza noneho sasa akantu ka mbere wankorera bitiraho ikindi gisigo uzi neza noneho kigiye gukonveka abantu ngo hari iminota 2 igisigo abantu bakonveka no bemeze ko uri umuhanga nubwo bamaze kwibona ubibereke neza. Dukore igisigo cyangwa turirimbe wakora indirimbo ifite akaririmba indirimbo ntoya igisohora abageni ntabwo hari basohore kabisa. Ndavuga ngo arega nawe nakunda utari wowe, oya nawe nakunda utari wowe, arega nawe nakunda utari wowe, oya nawe nakunda utari wowe, narakurose bitari gake, naragukurikiye ndwara ubunana, magaze nkurindiriye ndwara impagarara, narakuririmbye ngeraho ndasarara, muramansa amaso hamwe waregeye, ariko nawe nakunda utari wowe, arega nawe nakunda utari wowe, oya nawe nakunda utari wowe, arega nawe nakunda utari wowe, oya nawe nakunda utari wowe. Ukaba urabasohoye? Ni indirimbo ndende nuko ndende cyane. Ndende cyane. Ibi bifite iminota 15 uri kubasohora? Ntabwo bifite iminota 15 ariko biterwa wanongeramo n'ibindi bitero. Urugero n'indirimbo z'abandi ukazirwa ugashyiramo utaraje haraje sina mwiza haraje umutoni mu bakobwa kandi warezwe neza niwe mwiza w'iwacu araje kabisa. Bro uri umuhanga? Merci. Ikiganiro cyari cyiza. Ndabashimye. Ngiye kugisoza ngiye ikintu bita challenge. Kugira dusoye twisekera ndabizi ibyo nkubaza biragusetsa. Bikonanire cyangwa se bishobore. Ikibazo cya mbere cyagira kiti igihugu cy'u Rwanda kizwe n'imirenge ingahe? Iyo mirenge igihugu cy'u Rwanda kizwe n'imirenge ingahe? Brother icyo ndifashe ni 416. Akoze. Okay. Ikibazo cya kabiri ni iki ngiki. Ese umubaza iki?
ikibazo cyoroshye cya mbere se nakubwira wambaza mbaza perezida wacu ikibazo cyoroshye okay. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yego yagize isabukuru mu minsi yatambutse, yari isabukuru y'imyaka ingahe? Okay, ndumva ari muri 50, afite 60 mirongo ni 3. Ni 3. Ubwo niyo niba ubizi. Icyo nzi nuko ndumva ari 63 niyo. Okay man, uzi Kinyarwanda hari amagorane ibintu cya gatatu. Nkunda kubibaza ariko sinzi njye mbivuga neza cyangwa kugira ngo nabinkosorere. Bite ngafata bavuga ngo nishi kibiri bibiri cyanyira bibiri mu mwaka kabiri iki. Bavuga nishi kibiri baravuga ngo ibibiri mu murima mu biriki. Ubwo niba uvuga ngo nishi kibiri nje nzi ko bavuga ngo ibibiri biri mu murima mu biriki. Ndumva uko abivuga. Ikindi cyane nta kizi cyo buri. Ubwo icyo ngicyo bashatse kuvuga iki? Ibibiri okay, reka nge nekereza. Ibibiri nzi ko ari ibinyoni, just ni inyoni tu, ni inyoni nyine. Inyoni yitwa ko. Umurima nyine numva ko ari wa mubirigi, ni umurima wundi muntu nyine amagorane nawe urabyumva. So abo ku Legacy TV, iki kiganiro cyiza twagiranye n'uwo musore w'umuhanga wivirika yonza akavuga ati kanisure Legacy bankora ikiganiro ibintu bize kuryoha mubona ubuhanga bwanjye. Ndagushimira cyane ko ukomeje gukurikira Legacy TV. Ni nk'uko ikomeye burya kubona ukora ikintu kikarebwa, tuba tubonye ko ibyo twakoze twabikoreye mwe kandi mutabisuzuguye ahubwo mwagize mutebe mwabihaye agaciro. Uwo muco wanyu mwiza ntimuzawutezuka mukomeza mutwirebere. Ariko kari akantu ka subscribe mwantu banje rwose mujye mugashyira mujye mugashyiraho mutwihera amafaranga natwe turye ku bintu by'umuzungu. Imana ibigere neza. Jya muri comment wandike uti umusore urashoboye, Legacy TV urashoboye, nurangiza ukoreshe biraza kugenda neza. Soza ikiganiro ubundi nigendere. Murakoze ikintu nabasaba inshuti zanjye subscribe na share ku muhungu wanyu. Ikindi YouTube channel shaka gusura urubuga rwacu wakandikamo ngo Gakonitive, ugahita wandikamo ngo niyo mugabo Isa, niyo mazina yanjye abiri, ugahita ubona indirimbo zacu ugakora subscribe na share. Ndabashimiye.